njyewe uriya munsi waranantunguye. Umuntu muri mu nama akubise umusuzi uruta w'ibuni. Aya uriya munsi ntuzabeke ngo wari ibijumba byinshi. Oya jyanda ujye ubeshya bakiyasha. Wagize ngo nyoboye yuko waje utoze bakagusora bakagutuma umubyeyi umuntu w'umugabo wagicucu. Inyana y'imbwa y'urutwe idutwara amafaranga imyaka 2 yose irashize ntago birava mu yunguzi. Ariko uyu munsi nama turakora tugomba kwiyemeza yuko nta wundi mu boss uzongera kujyajyaho ngo cyari kapita w'urutwe rungana kuri uyu wundi bari bamukuye he. Ntago byumvikana irangira ngo dukorere umuhanda gutanyishura amafaranga 100 nyambuye na miliyoni yari indimo ngo ntago iranye hanze nkwereka iriambira mbona nubwo ari boss yo n'indi nyakwera nicyo sendebe neza. Yambwa dukwana iri kuntesha umutwe ndikikumpamagara ibibazo nayo ikampamagara ndabonana nayo uretse ngere ku kazi ariko agomba twishyura amafaranga yacu. Ubu se ari aya mafaranga sha ntago ariko biravamo ari amafaranga yonza akashira mu bindi bintu. Buriya nkiyo ngenda nkiguriramo imbwa nagomba narabonye kwamu yimbwa kandi kuntu umuzungu yayangiriye inama sha ntago biraza kumvikana neza. Ariko ngiye kugenda abantu bose ndahasanga ndabamerera nabi ninjye ko umunwa munini kuko aya mafaranga yarafite kirampamagaye bwa kabiri ntabwo we nakiya aro rukumpamagara iki wangegeraho ngo bose tujye kumuburanira nawe ndetse ko twambaye byarangiye turakora iki ngo duhure ku karere nanjye ndi kuzamuka ndi muri wa muhanda uva mu rugo kaze mwere wafashe moto ngo bamureza ari bangahe ngicumi iki cyoco di uziko cya kibwa cyadusomye mu mutwe ese cyabonaga nta bwenge kugira. Oya reka ndeke kwitonganya ariko nimugeraho niwe ndatonganya ntabwo mwumvikana pe. Oya never ngicumi gusa se ubwo abantu mubanije ni 10 rukumva na kimwe cya kabiri kirimo rukumva turamurega bikavamo umuntu w'umukire ujya no hanze. Izimbwa z'ibizuru sinaziyamye di nta nisoni ngenza hora muri ayo ngayo. Yavuze ko tugomba kuhahurira saa 3 nimpagera nkagera atarahagera ndamutatamura. Ye ntabwo nzaguma muri ibyo ntabwo birakunda ngo harimo abagore bangahe 5 gusa hari turaba tugiye guhura turi 5 duhite duhura dukora ibyacu birangiye ngo miliyoni 5 nizo yemeye turi abantu 10 sura duha miliyoni 5 bikunde ntabwo byakunda. Oya kanze duhure basajye bakuma badutera stress mu mafaranga twakoresha batuzahora murara kingwa negura mu motari ntabwo bizaguma gutyo pe. Haya ngo boss ne ntabwo umuzi ese twakure umuntu tutazi turishyuza nde inde nese kapita we yakubwiye ko boss wacarinde kapita se nawe naguze izina rye kone suko nawe uri ikigwa gishaka wikimara ndabyumvisha ntabwo najya kuburana nawe wavuga ubwo bugoki muri kapita nawe ntabwo umuzi. Oya reka da ariko uri kumva umuntu yahora muraye umva mani uyu munsi uze kwibuka uje wameshe kakabogisa kawe utaza kwikora nka bya bindi waje wambaye ikariso ya nyoko. Oya se cyoco gusa kirimo kiragenda cyabunuje noneho uri kugenda ateye pocket kandi uzi yuko ukunda kwinera. Ariko buriya njyewe uriya munsi waranantunguye. Umuntu muri mu nama akubise umusuzi uruta w'ibuni.
aya uriya munsi ntuzabeke ngo wari ibijumba byinshi. Oya jyanda ujye ubeshya bakeya sha. Wagize ngo nyoboye yuko waje utoze bakagusora bakagutuma umubyeyi umuntu w'umugabo. Wagicucu. Uriya wakwemo bagasa dutubona tasokoze iki? Uriya kira kirekire kikunda gusindira mu kabari ko kwanuza hara muri gare nyine. Icyo kigiye gufatanya nawe kutwambura. Duhuriye kuri ka gataje haraguru tubanze tubiganireho. Ndaba noneho ase wowe mani kan ngende ibaza ubundi wenda usibye kuba igicucu n'ikigoryi boss wacu uramuzi. No. Ntabwo nawe umuzi. Nese ubwo umuboss twakoreye twese tutazi. Uziko na wa mutipe yahoza ambwira ngo nagamuzi. Je kurebonye iri mari. Gusa ngenzi ko nataduha amafaranga yacu turamwica. Kagataje Fobiane yubatse ku muhanda w'igitaka. Niho ndi kuzamuka nyine kandi duhurire. Ndi kubona hari akamoto kanciyo kanze nasabiri kuti. Uzika yinyimye mani. Nari ngiye kuza nirukanga nze tuwahure nari. Sawa. Hajya mbaza ko witwa nde? Mabaga. Ndahita mbimenya. Sawa. Tukuru. A few moments later. Ntabwo nibaza ukuntu gitifu umutwe nk'uyunguyu urambara tupata nk'utumutabitse miliyoni 15 mu nzu sha. None twe nibitana hero amafaranga harimo nanga. Ane ni 5 niyo atumugena mu nzira ninda n'ibizuru ngo ufite amafaranga. Amaje macho nagara amafaranga. Nk'iki kinwira none wowe ujute. Amafaranga umuntu ategereje umwaka. Hanze ukavugana n'itanu. Hari ukivuka wagonze igitururu nongenda kubona nta n'ubwegeza agaciro k'amafaranga. N'iki gikino kukibona kigenda kiburana gusa amafaranga ufite wowe wabasha no kuyabona cyane. Cyajya heruka gukora impanuka ntabwo buriya ubwonko bwe bushaka bwaratanga.